muri pre-season ukwezi kuko ni utoreza equipe ibindi bari uguperforminga ubwo yahagarara iminsi 5 ya buri cyumweru ubwo ni iminsi afite imyaka 62 Rugaju 62 nayo si mike iyo ariyo yose ni mike yase nayo ntago ari mike mugenzi afite ingahe nawe ni nka 50 cyangwa 60 yahagarara akora ibyo bintu buri munsi iminsi 5 y'icyumweru akabikora ukwezi yigisha ademonstra kandi wibuka ikintu afocusinze ajya muri detail even na simple details kadetaye no yatwabonye ni mugoroba yuko umusaza ashaje koroneri aperi yakoze icyo bita zone marking ariko muri petit surface ntibibaho uko wakora zone marking kose muri kare agapeti kare agardie atariko umupira agiye kudegaje ntibibaho ko umukinnyi ahagarara nta muntu umufasha uko wamarika zone marking kose umukinnyi muri petit surface bakora icyo bita man to man marking kuko na hano ari sensible anytime umuntu akoze ku mupira utawerekeza mu izamu aperi yisanze muri situation ku deuxième photo yaho Yunus yarari kumwe n'abakinnyi babiri ba Gor Mahia wateye umupira no kuguru bakawukuramo n'utsinze no byagenze niba utazi no gukora kuri marquage strict nuko urashaje ntabwo ufite umwanya wo kujya mu dusimple details niyo mpamvu mu myitozo araza akabirukansa bakazenguruka iminota 20 akabakubita riboso yarangiza akabakubita ikipe iya mbere n'iya kabiri gukina yarangiza akavuga ngo imyitozo irabaye ngo nimusohoke dutahe aperi noze ikintu kijyanye na coaching staff ya nje ndiyo uramutse umbwiye icyo yakora ubu ngubu kuko yongerera amasezerano uyu munsi ntabwo yamwirukana ni mukipinge izana abatoza bamwe uwa fitness nirangiza izane n'umutoza first team coach uzamwungiriza nishakishake muri hano b'abanyarwanda bakuba abakinnyi sinzi niba ifata Rwasamanzi cyangwa Bakirasa cyangwa abandi byibura igemo umuntu ushaka gufata umwanya agakoresha imyitozo hanyuma kuko CDS yagiye kuganiriza abakinnyi babwira abakinnyi ba APR babe hambo kuko iyo usuzuguye umupira nawe uragusuzugura umva impamvu abakinnyi ba APR dusoze Rugaju bakina n'amakipe abaho mu buzima bwa ntaho nikora bakibeshya ko amakipe yose ariko ameze nyamara Hilali yaje twereka ko ntabwo amakipe yose ameze nk'uko mutekereza ko imeze narakubwiye murandege muri sekapara ibabwira ntabwo amakipe yose ariko ameze azamu munyera y'abahizi yarabiberetse Power Dynamos kuri finale ya sekapa yarabiberetse Gor Mahia yabiberetse APR igihe cyose kandagiye hanze y'u Rwanda ari byo bareba bakuye ngo indege ntizima irasuzugurika byari bikwiye ko iba hambo ikubaka structure inoze yere muri direction technique ubwo ni mukorokirita no mu gukora ama projet gihe kirambye yari kwiye kubaka coaching staff ikomeye bitondeye y'abantu bari dynamique bagifite imbaraga zo gukora ako kazi yari kwiye kwicaza abakinnyi bakabahamba ikazajya bakuba yabashyize ko attitude ishoronzi ikabakuba aperi ntireponda yageze ku minota 60 urayibura yose buriya kuri mwavugaga ngo bari gucenga akagege bamugarura ni volume de jeu nuga ngo kagege gwa iminota 60 kandi uzana abakinnyi bose aperi bagura bakomeye Dauda yaje akomeye ubu bose nibakireponda n'ibisimbuza babandi twabonaga ari beza ni ikibazo cyo gutozwa ntibatoje nimutibwiza ukuri rero bakongera bakabikemura mu kwirukana Tarebu gusa badakemuye ikibazo cya direction technique bazongera gura abandi bakinnyi n'ubundi umwaka utaha tuzavuga aya magambo kuko n'uwabanje n'ibyo twavuga ikibazo rero kiri muri direction technique cyane